Hey yo, ladies and gentlemen, ni kwa kundi nyine ikiganiro cyo The Quiz Talk Show aho tubakunda cyane twashishikariza gukora subscribe, like and share. Tubazanira abantu batandukanye, tugenda mu muhanda abantu batandukanye on the street, tuganiriza abantu bakagenda batugezaho ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu ubuzima bw'abaturage bukwiriye kuba bumeze. Nawe rero tuzakugeraho. Where to correct subscribe, not to content. Alright. Thank you. Hey yo, ladies and gentlemen, wherever you are, thank you very much. Uyu munsi twakiriye abana batandukanye, bamaze kubabona. Ni abana biteguye, ni abana mu by'ukuri ni abanyeshuri ariko bari mu biruhuko ku buryo bwaguma mu rugo. Tugiye gutangira duhereza umwe umwe umwanya kugira ngo agire ibyo adutangariza. Twihuse cyane rero mu kiganiro The Quiz Talk Show, nkuko muri kubabona, batubwiye yuko kandi bagiye bafite impano zitandukanye mu buryo bunyuranye buri wese ashobora kubagaragariza, ariko kandi baratangira muri introduction batwibwira. Burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nizibika zari amagi, ntawamenya. Uyu mwana mubona ejo ushobora kuzasanga ari umuhanzi ukomeye, cyangwa se uyu nguyu mu buryo murimo mugenda mubabonamo ushobora kuzasanga ejo baravuyemo abahanzi bakomeye, ntawamenya. Byose birashoboka, bituruka mu gushaka, bituruka mu kwiyemeza, bituruka mu buryo wowe ku giti cyawe wihaye intego. Ngaho rero bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro The Quiz Talk Show, reka tugende tuganiriza umwe umwe. Aratangira tubwira amazina ye ndetse anatubwira uko ashoboye. Hanyuma se mufite ubwoba ko mbona mutamuvinga? Mufite ubwoba se? Ndizera ko nta bwoba mufite, kandi ko namwe hamwe n'Imana abantu bose bagomba kuba mu bwizere, ibintu byose bizagerwaho, si byose? Yes, reka duhere kuri uyu nguyu. Witwa nde? Yes, thank you broadcast. Yes. Nitwa Niyonkuru Egide, ndi umucuruzi ndetse mfite n'impano y'ubuhanzi. Alright, icyo kirabaye. Reka twakire n'uyu nguyu. Je banyita Turayisenga Richard, jewe ndi umucuruzi mfite impano y'ubuhanzi. Reka tugaruke harya wo tubwiye ko witwa nde? Jewe nitwa Niyonkuru Egide, ndi umucuruzi ndetse mfite n'impano y'ubuhanzi. Alright, twakubonye Egide. Harya wo maze kutubwira ko urinde? Turayisenga Richard. Ngo witwa nde? Turayisenga Richard. Alright, Turayisenga Richard. Se nawe ufite impano? Umucuruzi ukomeye mu rugero rwacu nyine. Mu rugero rwanyu. Ariko mfite n'impano y'ubuhanzi. Anyway, ukanagira n'impano y'ubuhanzi. Hanyuma reka twakire n'uyu nguyu. Wowe witwa nde? Banyita Izeyimana David, mfite impano y'ubuhanzi bwo kuririmba indirimbo z'isi. Hari n'indirimbo z'isi, hari indirimbo z'isi, hakabaho n'indirimbo z'ijuru. Uko nguko niko ubitekereza. Yes, mukanya uraje uradushyiriraho. Hanyuma reka twakire n'undi mutaramu hano, n'umwana uri mu gukura nawe azakura. Witwa nde wowe? Nitwa Kayiranga Elize. Witwa Kayiranga Elize. Nanjye ndi umucuruzi nk'aba ariko mfite impano yo gukina komedi. Ufite ukagira impano yo gukina komedi. Hari ahantu wigeze ukina? Agomba ndakina ariko nshaka kubigerageza. Yes, kandi mukaba mwambwiye ko muri n'abanyeshuri, si byose? Ya, mbere yuko tugera wenda kugaragaza impano zanyu, ndagira ngo ese mutangire mumbwire umunyeshuri wageze mu biruhuko muri iyi minsi bitewe na COVID aritwara gute? Urabona COVID-19 ni icyorezo cyugarije isi yose, ni icyorezo mu by'ukuri kibujije amahoro igihugu cyacu, kibujije amahoro abanyarwanda n'abatuye isi yose, si byose? Yes, niko bimeze. Ariko umunyeshuri mu biruhuko aritwara gute? Ninde wagira icyo atubwira mu by'ukuri? Yes, reka tukwakire. Ko nabibwiye kare banyita Turayisenga Richard, uko umunyeshuri akwiye kwitwara nimba hari akazi yakora kamwinjiriza amafaranga ariko
akareka kujya mu burara. Umunyeshuri uri mu biruhuko niyirinde uburara. Urakoze cyane. Hari aha wamwunganira, ngaho mwunganire. Yes, ni byiza ko buri mwana agira icyo akora. Yego. Ntabwo ari ngombwa ko niba tuvuye ku ishuri tugomba kuzerera, ahubwo nyakubahwa perezida w'igihugu yarabivuze ati mugomba kwihangira imirimo. Yes, tugomba kureka kuzerera ubundi tukihangira imirimo mu gihe tutari ku ishuri. Yes, ariko twibuke ko umwana ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 18, bityo umwana afite amahame cyangwa se umwana agira inshingano, ariko kandi hakanaho n'itegeko rirengera abana, kuko itegeko rihana umuntu wese ukoresha abana imirimo y'ingufu. Icyo ngicyo mwari mukizi, ariko ngire ngo hari ntabwo wakishakira umurimo ukuvuna, sibyo se? Yes, ngaho se wowe umunyeshuri wageze mu biruhuko yitwara ate? Iyo avuye mu biruhuko umunyeshuri bisaba ngo akore imirimo yoroheje, hanyuma n'iwabo bakagenda bamugenzura ko kugira ngo atagumya kwandura coronavirus. Yes, exactly, akomoje ku cyorezo cya coronavirus. Ese mwebwe muzi uburyo bwo kwirinda coronavirus? Yes. Aha, wagira icyo tubwira mu buryo bwo kwirinda coronavirus kugira ngo n'abandi bana bo mu kigero cyawe babyumvireho? Nakambara neza agapfukamunwa, akaraba intoki n'amazi meza, ashishikariza n'abagenzi banjye kubikora gutyo. Yes, twingira ngo twibuka ko tugomba no guhana intera, sibyo se? Twirinda kwegerana mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya corona virus. All right. Se muzi Icyongereza? Yes. Iyo umuntu akubwiye ngo good morning umusubiza gute? Good morning. All right, you say good morning. Iyo umuntu akubwira ngo how are you ukamusubiza gute? I'm fine. All right. Izo nibyo bita greeting mu Cyongereza. Hanyuma eka twikomereze noneho tujye ku cyiciro cyo kugaragaza impano. Nshuti bakunzi b'ikiganiro The Quiz Talk Show, nibwira ko aba bana mwamaze kubabona. Aba bana mu by'ukuri baracyari bato, the underground, ariko bakeneye kuzamuka. Ntekereza ko ubu nabwo ni bumwe mu buvugizi tuba dukorera abana bafite impano, kugira ngo ejo hazaza bazavemo babana bakenewe, babana bizewe, babana bakunzwe. Reka rero tugane kuwa mbere, ariko kandi murajya mukomeza mwibutsa ababakurikiye kuko mukurikirwa n'isi yose. Murabizi se? You are on air, mukurikirwa n'isi yose. Reka murajya mwibwira abakunzi banyu, mugenda mugaragaza impano zanyu. Reka duhere kuri wowe. Njyewe nkuko nabibabwiye nitwa Niyonkuru Egide. Nababwiye ko mfite impano y'ubuhanzi. Mfite kuzihanga mu Kinyarwanda nkazicenjinga mu Cyongereza. Ngiye kubaririmbira yo mu Kinyarwanda kuko ubu turi Abanyarwanda, tugomba gushyira ururimi rwacu imbere. All right. Yes, mpanga indirimbo z'Imana ndetse n'iz'isi tukagerageza kuzihanga. All right. Igihe cyo gutaha kigeze, Yesu azahamagara abari mu isi bakijijwe, ahamagare abapfuye bizeye. Yesu azabajyana mu ijuru, abanyabyaha bo azabati kuzimu. Yes, continue English. All right, you go ahead in English now. Yes. Tamufa go to alive. Jesus will call a person in the word in his elevator. Will call a dozen tifu happy. All right, muraza kwihangana ahantu twari turi inshuti bakunzi bacu. Byagiye bigaragara yuko hari umuyaga, ariko kandi message ibyaye byose abana bari gutambutsa irumvikana. Reka tujye
no kuri mugenzi we nawe ashobore kugaragaza impano mu kiganiro The Quiz Talk Show on the street, always on the street. Twageze ku muhanda noneho, twavuye mu mabiro twageze ku muhanda nk'uko murimo kugenda mubibona. Alright, reka twakire undi nanone kugira ngo ashobore kubagezaho nawe impano ye, nk'uko muri iki kiganiro tuzatugerageza kuzamura impano ariko ziri mu bwenge ku bana. Ese uyu we arabaha uruhe rugero? murakoze nk'uko twabibabwiye, nitwa Turayisenga Richard, nkaba mfite impano y'ubuhanzi, nkaba nabaririmbiraho. Niki cyatuma njyewe nashima Imana yanjye, kuko yitanze ikandema, ikama ubwenge, ikama imbaraga. Niki cyatuma njyewe nayishimira, niki cyatuma njyewe nashima Imana yanjye, kuko yitanze ikandema, ikama ubwenge, ikama imbaraga. Niki cyatuma njyewe nayishimira. Murakoze. Alright, uyu mwana rwose aturirimbiye indirimbo nziza mu mpano ye n'indirimbo ye ku giti cye. Murumva ko uyu mwana mu by'ukuri aba producer mwamwumvishe ashobora kuba hari icyo yakora. Twebwe icyo dukora mu kiganiro The Quiz Talk Show ni ukugenda tubagaragariza babana bivugwa ko bari mu bice bitandukanye by'icyaro, tukagenda tugaragaza ubushobozi bafite, impano zabo, kugira ngo ejo hazaza habo hazagende neza. Alright, reka twakire n'undi. Yes, banyita Izerimana David nk'uko nabibabwiye, mfite impano yo kuririmba indirimbo y'isi. Reka mbaririmbire mwumve. Nakubonyemo umukunzi, 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 yo nshaka kukuvugisha, banza kubitekerezaho. Nakubonyemo umukunzi, 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 yo nshaka kukuvugisha, banza kubitekerezaho. Gitinyiro, 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 uwo uri gitinyiro, 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 uwo uri gitinyiro. Alright, inshuti bakunzi bacu, twizera ko namwe aho muri hose mudukurikiye mwaryohewe n'izi mpano z'aba bana duhuriye on the street, ku muhanda. Ni abanyeshuri niko twavuze, ariko mwiyumviye ukuntu batanze impanuro zitandukanye ku bana bari mu biruhuko, n'icyo nabo ubwabo bifuza kuba bageraho. Twe turi mu kiganiro The Quiz Talk Show, mudukunde cyane, mubakunde. Alright, uyu we tubazaniye arakaze cyane, abatangiye nabo barakaze, ariko uyu we hamwe na bagenzi be aravuze ati njye mfite impano yo gukina comedy. Reka tumwumve, turamwakire, ariko arabanza bibwire. murakoze. Nababwiye yuko nitwa Kayirangirize, aba mfite impano yo gukina komedi. Aba ntabwo uzi yuko gukoranaho bitemewe. Tunambere n'ubupfa. Wajya urugira ubwenge kwe. Ese ubwo murasiki, reba ukuntu wambaye. Ndamaze nimba ndi gusangutse. Wowe ugenda unave no. Umutwe nk'agatete gateretse ku mutiba w'inzuki. Wajya wirinda coronavirus. Ndebera ukuntu uri gusa. Wenda haza nkusuhuza ukampereza Ubisiga kugira ngo waruturutse. wese kuri kwirata. Ubiyo ni ishati wambaye. Reba uko ari. Reba icyo gisatsi. Ntari. Ariko ntabwo muzi ko tuvuye ku ishuri.
ishuri ntabwo ku ishuri batwigisha kudatukana reba nawe icyo gihe mujye mwitonda umuntu nkawe mujye akwiye mumera kuvuga nk'abana inzobe bigishijwe ceceka shyiramo metero cyoko mushyiremo metero mushyiremo metero shyiramo metero nawe ceceka oya ntimugatukane ntimugatukane ahubwo batwigisha nimureka twumvire uyu nguyu mujye mureka ngo mureka duceceke mureka duceceke muceceke mwese mbabwire subira mu myanya yanyu genda we subira mu mwanya wawe batwigisha kudatukana ngiyo rero nshuti bakunzi bacu nshuti b'ikiganiro The Quiz Talk Show, abana bo mwababonye bafite ubutumwa butandukanye, ubutumwa bwiza. Aba bana bafite impano kabisa kabisa, ndavuga nti tubashyigikire tubazamure, ba producer bo mu gihugu cyose mwababonye. Alright, munsi gato turagenda dushyiraho contact mushobora kuzabahamagariraho. Ikiganiro cyo kizakomeza on the street. Mwababona gute ku muntu wakenera impano zabo? yes ushaka kumbona kuri izi contact 078 46 46 511. Twizera ko mwagize ibihe byiza cyane. Presenter mukunda Ngabo Edison. All right. Hey yo, ladies and gentlemen, ni kwa kundi nyine ikiganiro cyo The Quiz Talk Show, aho tubakunda cyane twashishikariza gukora subscribe, like and share. Tubazanira abantu batandukanye, tugenda mu muhanda abantu batandukanye on the street, tuganiriza abantu bakagenda batugezaho ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu ubuzima bw'abaturage bukwiriye kuba bumeze. Nawe rero tuzakugeraho, we dukore subscribe unadukunde. Alright, thank you. Aho dukora ibiganiro dusanze abana ahantu hatandukanye on the street, by'umwihariko tukabaganiriza tukababaza impano bafite. Kanda subscribe, like and share. Yes, reka dukomeze.